Guys, bimeze bite rero ku bantu hari abantu bari nahaye Moto Combat ubwa mbere rero icyo nje gukora nje kubatamo link kuko kuri video nabanje kubaha nyine nago nabahaye link nababwiye ko muransanga WhatsApp ariko WhatsApp nyine nabonye ushobora kuba bibagora cyane ariko ubu ngubu icyo usabwa banza urebe ko wakoze subscribe nyine wakoze subscribe unakanda like kuri iyi video then reka nze nkubwire noneho uburyo wabona link ku buryo nyine wahita uyidownloadinga ukagenda ukirebera. Iyi rero iyi Moto Combat igice cya kabiri, igice cya mbere cyari cyasobanuwe n'uwitwa Rocky Kimomo, igice cya kabiri rero kikaba cyarasobanuwe na Rocky na Gaheza Imini. Ubwo rero gahunda ikaba nta yindi, ngewe ntago nje kubaha rimwe, nje kubaha kabiri, ariko na rimwe nimuyishaka muzanyandikira nyine nayo nyibatemo. Gusa nyine gahunda n'ubundi ni kwa kundi ubaye ushaka kuhita uyidownloadinga ukayireba, urabona urafungura ya YouTube yawe, urumva ujye kuri iyo video, ujye muri description yayo, hakubanza urebe ko wakanda subscribe na like, ubundi ujye muri description ya video urahita ubona ahantu hose Moto Combat kabiri, munsi harimo link, urahita uyikoraho, urahita ujye muri Google Chrome yawe uyidownloadinge, ubundi uyirebe uryohe. Icyo usabwa nta kindi rero ni ukuba ufite izo mega, ufite internet yihuta, kandi nyine ko bidakunda mu nyandikire nabi ndabafasha, ndabereka uburyo mwabikoramo bikihuta. Kandi ikindi ku bantu mushaka izindi filimi atari Moto Combat, nabwo gahunda ni yayindi, ni ukunyandikira WhatsApp, nomero ni 0795838683. Uransanga inbox WhatsApp, ubundi nkagufasha ukambaza filimi ushaka y'abasobanuzi bose, ubundi nkagufasha iyo filimi nkayiguha ukareba ukaryoha. Mbibutsa gukanda subscribe kuri iyi video kugira ngo mudusapotinge, kandi nyine mbasaba no kujya ku yandi social platform yanjye mugende mu following kugira ngo ndebe ko nanjye hari aho nava nkagera. Kuri Instagram ni Vicky Rwanda, rero kuri Facebook naho ni Vicky Rwanda. Mugende mu following, mukande subscribe, mukande follow, munarebe n'andi mavideo ngenda nshyiraho, ndabizi neza ko murayakunda. Icyo nababwira cyo mujye mwibuka gukanda subscribe, kandi bibaye byiza iyi video ushobora kuba ufite mushuti wawe nawe ushaka kureba iyi Moto Combat, bibaye byiza wakamusharinga kugira ngo nawe agire ayo mahirwe yo kubona Moto Combat ku buntu kandi bitamusabye kujya kuba DJ. Rero icyo nakubwira cyo iraba ari inkunga ikomeye, nusharinga video kuri mugenzi wawe, iraba ari inkunga ikomeye kuri nge no kuri mugenzi wawe. Rero mbibutsa gukanda subscribe kuri YouTube channel yitwa Vicky Empire, biraba ari inkunga ikomeye. Kandi nyine mujye mwibuka kureba video kugeza irangiye, kuko ushobora kureka kureba video hakaba hari amakuru mashya nabaha nyuma ukayacikwa. Ntuzajye wihutira ko niba nkurangiye aho kura link urahita ugenda ukadownloadinga udasoje video. Wowe icyo usabwa ni ugusoza iyi video kugira ngo mbabwire n'andi makuru, kuko hashobora kuba hari n'utundi tuntu dushya. Indi season rero, hari n'indi season Rocky yatangiye gusobanura yitwa Agent Kim. Iyi Agent Kim ni season y'Inyakoreya, ni season ifite episode 6. Kuri ubu rero episode 5 kuri YouTube nasohoye video nerekana episode imwe, ariko kuri ubu Rocky yamaze gusobanura episode 5. Episode ya finale ntago arayikora, ariko niba muyishaka ubwo muransaba nkore indi video, ariko episode ya mbere yo bayishaka uhita unyarukira kuri video zabanje, urasanga yo link uyidownloading wirebere. Rero mbibutsa gukanda subscribe, munakanda like kuri iyi video, kandi nyine niba iyo link ndi kubabwira ya Agent Kim yo murajya muri iyo video yindi. Iyi video yo nayikoze ngira ngo mbahe link ya video yitwa ya film yitwa Moto Combat igice cya kabiri. Rero Moto Combat igice cya kabiri nabwiye ko link murayisanga muri description, na Agent Kim nimba muyishaka iyi season gahunda ni yayindi, mu nyandikire mwandike muri comment nyine ndahita naho indi
mbatamo episode zose uko ari enye zisigaye, ubundi mugende nazo muzidownloadinge mwirebere. So ciao ciao, ndabakunda cyane, mwibuke kugenda mukanda subscribe.